nkunda bo mu muryango wa Padiri Mauri, Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya karindwi mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, umwaka ca. Murabibona tugakomeza nyine guhugurana muri ubu buryo bwo gutungwa n'ijambo ry'Imana no kugerageza kurihuza n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ntabwo kwiha Imana ari byo kugaragara muri sosiyete y'abantu, ahubwo kwiha Imana, kuba mu muryango nk'uwa Padiri Mauri, ni uburyo Imana iduha kugira ngo iryo jambo ryayo rikomeze riduhindure kandi koko ritume twera imbuto zigaragarira buri muntu wese mu rugendo rwacu nyine Imana iduha gukora. Amagambo rero yo kuri iki cyumweru Imana yongeye kudushyira mu mutima, ni amagambo nyine adutera ubwuzu n'ibyishimo. Mu isomo rya mbere twabonye ni mu gitabo cy'umuhanuzi Samweli, tubona ukuntu Dawudi yari yagize ubushobozi bwo kwihimura ku mwanzi we Sawuli, ariko ntiyabikora. Twibaze rero, ese iyo tubonye uburyo bwo kwihimura ku banzi bacu cyangwa ku bantu batadukunda, ku bantu tudakunze gusiporta, duhita tubikora? Cyangwa twibuka ko turi abakristu, twibuka ko twamenye Imana, hari ibyo tugomba kudakora, atari uko tutayifitiye ubushobozi, ahubwo kuko dutinya Imana? Kuri uriya mugaragu w'Imana Dawudi, tumwigireho gutinya Imana no gutinya gukora ibintu runaka bidahwitse, kubera ko dutinya Imana, kandi tuzi neza agaciro Imana ubwayo yaduhaye. Ni ibintu rero twigira mu ijambo ry'Imana kandi bikadufasha. Abanzi babaho, abanzi b'uru rugendo rugana Imana babaho, ariko twebwe nimba tuzi Imana, igihe cyose duhamagariwe kugaragaza isura yayo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo sura y'Imana rero yigaragaje muri Yezu Kristo, Adamu mushya. Yezu Kristo waduhaye ubushobozi bushyashya, cyane cyane akaduha roho we kugira ngo tubashe gushyira mu bikorwa ibyo Imana idushakaho, kuko tudafite uwo roho we uturuka kuri Yezu Kristo, roho umuhoza yadusezeranyije, nta kintu twageraho, nta kintu twabasha gukora nk'abakristo. Mu isomo rya kabiri rero twabonye uburyo Pawulo Mutagatifu agereranya Adamu wa kera w'umuntu na Adamu mushya wagiye akishushanya nyine muri Yezu Kristo, uduha roho w'ubuzima, uduha roho w'ibyishimo, uduha n'imbaraga zo gukomeza nyine tugenda twubaka ubuvandimwe, twubaka ibyishimo hagati yacu. Twese rero nimba tugize umubiri wa Adamu mushya Yezu Kristo, natwe turi ingingo nzima z'uwo Adamu mushya ari we Yezu Kristo. Tubigendere, twumve yuko izo mbaraga Yezu aduha, natwe dushobora kugira ubuzima bushyashya bumuturutseho, igihe cyose tuzemera guhindurwa nawe. Mu ivanjiri uyu munsi rero turabona ibintu byiza cyane bigaragaza umwihariko wo kuba umuntu turi abakristo. Ukuri k'ubuzima bwa gikristo, umuntu ashobora kukureba neza no kukugenzura ahereye kuri iyi vanjiri. Niba uri mu kuri k'ubuzima bwa gikristo, usome iyi vanjiri uyiyerekezeho urebe. Yezu yabwiye abamwumvaga, abasaba gukora ibintu bine by'ingenzi, akoresheje verbe, inshinga enye natwe zitureba ku buryo bwa hafi. Yatangira ababwira ati, mwebwe munyumva ndabasaba ibi: icya mbere, mukunde abanzi banyu.
ese waba ufite abanzi? Ntawe utabagira. Na Yezu ubwe yarabagize, nawe ntiwavuga ngo ntabwo ufite. Burya hari umuntu ngo ugiye nta banzi ngira. Abanzi babaho, ariko twebwe abanzi bacu ntabwo badutera ikintu cyo guhangayika, kuko tuzi neza yuko Imana ihari, kandi iryo tegeko rya Yezu ryo kuvuga ridusaba gukunda nyine abanzi bacu. Icya kabiri Yezu yababwiye ati mukorere ibyiza abantu batabakunda, abantu mubona ko ba bantu mudahuje mubona ko amaraso atahuye, usanga ko buri kintu cyose kiba impamvu kugira ngo mushwane, abo bose Yezu aratubwira ati tubakorere ibintu byiza. Icya gatatu ngo kuvuga neza abantu batuvuga nabi, kubasabira umugisha abantu bumva ko nta kintu cyiza cyaduturukaho, gusabira umugisha abo bose. Icya kane ni inshinga ya kane, gusengera abantu badukorera ibintu bibi, abantu badukorera ibintu bibi pe, abantu badukorera n'iyicarubozo hari iyicarubozo ku buryo bwa psychologique, hari iyicarubozo ku buryo bwinshi, ndetse mu magambo, mu bikorwa. Abo bose Yezu akatubwira ati tubasabire, tubavugire isengesho. Ariko ibyo byose, izo nshinga ntabwo twabasha kuzitondagura, ntabwo twabasha kuzishyira mu bikorwa tudafashijwe na Yezu Kristo ubwe udushoboza ibintu byose, nyine abikomora, abihereye afashijwe na Roho we Mutagatifu yagiye agashyira mu mitima yacu. Maze rero bavandimwe, dukomeze tugendane, dusabirane, twumve yuko kuva indimwe muri Kristo ari iby'agaciro, kandi natwe tubigaragaze mu buzima bwacu bwa buri munsi. Buri wese yishimire kuba ari muri uyu muryango, buri wese yishimire mugenzi we kandi abigaragaze, agerageze yunge imbaraga ze ku za mugenzi we, kugira ngo twese uru rugendo turimo ruturyohere kandi rutugirire akamaro nyine muri Yezu Kristo uduhamagara kandi akadukomeza muri uyu muhamagaro. Ibyo rero reka tubyibukiranyeho, kugerageza kumva yuko tutakwihimura ku banzi kubera ko dufite igitigiro cy'Imana, hanyuma tukumva yuko twebwe muri Adamu mushya rero Yezu Kristo dufite ubuzima bw'Imana kandi tuzatsinda. Hanyuma no kumva yuko rero tugomba kwerekana agaciro n'umwihariko w'ubukristo mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyane cyane dusabira abanzi bacu, tubakunda, no tugerageza no kwifuriza ibyiza abantu tutabyumva kimwe, abantu amaraso yacu atahuye n'ayabo, ariko byose tukabikora kubera ubukristo, kubera ko twamenye Imana, twamenye ishusho yayo muri Yezu Kristo, kandi iyo Mana ni inyampuhwe. Ngo mube abanyampuhwe nk'uko So wo mu ijuru ari umunyampuhwe. Nitugenda tugatondagura izo nshinga uko ari enye, bizadufasha kuba natwe abanyampuhwe, kuko ukomoka ku munyampuhwe nawe agomba kuba umunyampuhwe, kuko dufite iyo DNA muri twebwe yo kuba y'impuhwe, kuko dukomoka ku Mana Data wa twese, ari umubyeyi w'impuhwe udukunda byabuze urugero. Dusabirane rero, murabizi nkunze kubisubiramo, ndabakunda, dukomeze dukundane kandi dusangire ubutumwa bwiza Imana iduha muri uyu muryango. Dusabire imishinga y'umuryango, kandi nkomeje gusabira by'umwihariko abavandimwe bafite ibibazo bitandukanye by'uburwayi, by'ubukene. Ntimwihebe, ahubwo mugerageze kumva yuko Data wo mu ijuru w'umunyampuhwe abari hafi, kandi n'abavandimwe bagerageze bababe hafi, baba mu isengesho ndetse no mu buzima bwo kugobokana nk'abavandimwe. Dukomere rero, kandi koko twese duhurire mu isengesho ritugira abavandimwe, isengesho ridukomeza mu buvandimwe, kandi buri wese nyine yishimire
umuvindimwe na mugenzi we muri kiliziya y'Imana, ariko cyane cyane muri uyu muryango Imana yaduhamagayemo. Nk'uko bisanzwe rero mugende mushake ivanjiri, cyane cyane uyu munsi abafite igihe bashobora no kureba n'andi masomo, ariko by'umwihariko murebe ivanjiri nuko yanditswe na Luka ku mutwe wa 6 kuva ku murongo wa 28 kugeza ku wa 38. Tuyihuriremo, muze kubibasaba, tuyisangire, ndetse no kuri za telefone dushobora kohererezanya amagambo yadukoze ku mutima twakuye muri iyo vanjiri, hanyuma ibyishimo byacu nyine bisendere, kubera ko dusenderewe n'ijambo ry'Imana, ya mpano y'akataraboneka Imana ubwayo muri Yezu Kristu yabuganije mu mutima wacu. Ushobora byose rero nabaha umugisha kandi abarinde, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza kandi dukomeze tugendana.